Okay, nongeye kugusuhuza no kongera kuguha ikaze kuri The Truth Inside rero nk'ibisanzwe na wundi ni wa musore wanyu Bahati Chris nk'ibisanzwe uhora agugezaho amakuru mashya cyangwa se amakuru agisohoka ako kanya. Ndakwibutsa rero kongera gukora subscribe woba wibagiye gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kwakira ibiganiro byacu cyangwa se kubona ibiganiro byacu ako kanya tukigishiraho ukahita ukibona mu kanya nk'ako guhumbya. Nta kindi rero ndaguhereza ikaze ariko nanone nkwihanganisha kuko ni ibintu biba bitunguranye, ni ibintu biba biteye ubwoba, ni ibintu nawe urebesha amaso yawe kumva ugize agahinda, ugize akababaro ndetse amarira akajenga mu maso. Rero inkuru uyu munsi nkuzaniye, iyi nkuru urimo urareba muri kano kanya ni inkuru ibabaje, ni inkuru ingezeho muri kano kanya ubwo turimo turavugana cyangwa se uyu mwanya urimo uranyumvaho. Inkuru ibabaje y'umusore cyangwa se umwe reka ndeke kumwita umusore kuko yari afite umugore n'umwana umwe w'umukobwa. Inkuru ibabaje cyane y'uno mugabo ukoze impanuka ikomeye cyane, impanuka kore muri Tanzania. Urabibona nawe muri video ukuntu ibintu byari bimeze, ni ibintu biteye agahinda n'akababaro cyane ukumva guys isi nawe ugeze naho wumva uyirambiwe cyane bitewe n'ibyo burimo kurebesha amaso yawe. Uburyo sasa ubibonamo urabona yuko uyu muntu yakoze impanuka ikomeye cyane, impanuka y'akababaro. Umuntu aragenda arashyara konkoboka, umuntu ahinduka ikara, ahinduka ivu rikomeye. Ubwo abantu bazaga bameze nkaho baje mu butabazi, wabonaga yuko barimo barakurura bavuga uyu ni mwanamke au ni bwana, kuko umuntu yahiye arakonkoboka cyane ku buryo udashobora no kumenya uyu ni umugabo cyangwa se ni umukobwa. Guys, ina accident ibabaje cyane, ni amakuru atugezeho nona muri aka kanya turimo turavugana. Iyi mpanuka yabereye muri Tanzania. Uyu mugabo yatwaraga ikamyo, atwara bino bimodoka by'imizigo, murabizi cyane, benshi murabizi abantu mukunze gukora ibintu by'amasafari, akora ingendo mu bihugu bigiye bitandukanye, yinjira za Tanzania, ava Tanzania ajya Kenya, ava Nairobi yinjira muri Uganda, ava muri Uganda agaruka mu Rwanda. Mbese yakoraga muri East Africa azenguruka atwara imizigo, mbese ni bya bikamyo bya rukururana, nibyo niko kazi yakoraga. Uyu mugabo rero bita Abdul ni umugabo w'umunyarwanda, wari ufite umwana umwe w'umukobwa. Ariko birababaje guys, birababaje kubona aho umuntu w'umugabo wari ufite ikigango, urupfu ni rubi, urupfu ruraryana. Nkomeza kwihanganisha umuryango asize ndetse na famiye yiwe, mukomeze kwihangana kuko n'amarira n'agahinda gakomeye cyane, ni ibintu bibabaje cyane guys, kuko iyo bireba nawe umva turi nko mu bihe bya nyuma, niko nabivuga. Hagati yaho ngaho rero kuri The Truth Inside ngiye mbaye bakimereza inkuru, ndebye umuntu wari we numva agahinda karanyishe, ndavuga reka nanjye inkuru yanjye nyisangize bamwe mu bantu badukurikirana babashe kumenya ibiba bibaye cyangwa se ibirimo birajya imbere. Guys, icyo nakubwira, mureke dusenge cyane kuko ibi bihe tuba turimo ni ibihe bikomeye cyane, ni ibihe urimo kubona impfu zitunguranye, impfu ukumva runaka yitabye Imana, ukumva runaka bigenze gutya, apfishije umugabo ngaho, umugabo arica umugore we ngaho, umugore arica umugabo we, ugasanga mbese ni ibintu bigiye bitandukanye cyane. Niyo mpamvu rero nkubwira ibintu aho bigeze ahantu hakomeye cyane, urumva agahinda amarira hirya no hino. Na zindi nkuru zirimo zigenda zitugeraho inyinshi cyane, urumva ari inkuru z'impfu zo gupfa. Niyo mpamvu ibintu biba bibabaje, birababaje cyane. Yes, nkomejeho kubwira umuryango we cyangwa se gufata bamwe mu mugongo baturuka mu muryango we, mukomeze kwihangana kandi
rest in peace my brother, aheza ni mu ijuru, Imana ikubabarire aho wabaracumuye cyangwa aho wabarikoreshereje, ikwejeje amaraso yayo ndetse were ugera imbere y'Uwiteka umeze neza, ndetse n'abasigaye mukomeze kwihangana, turi bari inyuma, mukomeze mwihangane, bibaho ariko nanone biteye agahinda kubura umubyeyi wawe cyangwa se kubura umugabo wawe, mukomeze mwihangane. Wari kumwe na Bahati Chris kuri the channel yacu ariyo The Truth Inside. Ni mu mwanya aho turi bukomeze tubagezaho amakuru yandi nk'uko bikwiye cyangwa se nk'ibisanzwe.